Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane hagati y'abantu babiri bashakanye. Uyu munsi nkaba ngiye gutangira ibiganiro bibiri bisa. Ikiganiro cya mbere ni ibintu bitandatu umugore akora bigashimisha umugabo mu buriri. Hanyuma ikiganiro cya kabiri noneho kizaba ari ibintu umugabo akora bigashimisha umugore mu buriri. Ibyo ngibyo ni ibiganiro bizaza bikurikiranye kugira ngo hatagira umwe uvuga ngo kuki ngo twebwe tutatugiriye inama, cyangwa se kuki wabwiye abangaba gusa twebwe ntutuvugire kandi natwe tubikeneye. Mpereye ku byo umugore yakora bigashimisha umugabo, kubera yuko akenshi mu Rwanda dukunda kuvuga ngo abagore b'abanyarwandakazi ngo usanga nta kintu bakora, bategereza ko umugabo ari we ukora ibintu byose kuri iyo ngingo. Nyamara ugasanga ibindi bihugu duturanye abagore baho ngo bashobora kuba aribo bakora cyane, bakora akazi. Uyu munsi rero ndashaka yuko twongera tugaruka ku muco wacu, tukumva yuko n'umugore ashobora kugira icyo akora, kandi ko iyo agize icyo akora umugabo yishima cyane kurushaho. Hanyuma ariko nzanagaruka noneho ku byo umugabo nawe akora bigashimisha umugore mu buriri, kuko nubwo tugira amahirwe akomeye ko abagore b'abanyarwanda usanga abagabo bacu baba bashishikajwe no kugira ngo bakore ibishoboka byose tunezerwe, twishime. Ariko hari igihe usanga bikorwa mu buryo butari bwo, cyangwa se hari ibyo badatekerezaho cyane. Ibyo rero nibyo ngiye kugarukaho muri izi videwo. Duhereye rero ku mugore, icya mbere ni ukuba uyu mugore atabangamirwa no kuba ibintu byahinduka, akaba abifitemo ubushake ko hashobora kubaho impinduka. Ibi rero iyo uyu mugore yifitemo ubushake bw'uko hashobora kubaho impinduka, yumva yuko iyo ibintu bihindutse nta kibazo gihari, bituma abantu babiri bashakanye bashobora kugerageza ibintu bitandukanye, mushobora kugerageza uburyo mutandukanye mugahimba, atari byo byo kuvuga ngo shangazi tubwire ngo dushobora kubigenza cyangwa position twafata niziye. Ntabwo bisaba ko wigishwa uburyo mubikora, ahubwo bisaba yuko mwebwe mugenda muhimba muri babiri, mukaganira, mukabwirana ibibashimisha. Hanyuma ugasanga rero ntabwo mumenyereye kubikora mu buryo bumwe gusa, ahubwo mugenda muhindura, bityo bikarushaho kubafasha. Uyu mugore rero witeguye impinduka, uyu mugore witeguye kugerageza guhindura ibintu, uyu mugore ubushaka yuko hagaragaramo udushya, ashimisha umugabo cyane. Hanyuma icya kabiri ni ukuba uri umuntu wifitiye icyizere. Umugore wifitiye icyizere, umugore utumva ko abyibushye cyane, umugore utumva ko ananutse cyane. Uko waba ungana kose ukumva urihagije, waba ubyibushye cyane ukumva kubyibuha cyane nibyo byiza, waba unanutse cyane ukumva kunanuka nibyo byiza, waba uri mu rugero ukumva ni sawa, ukaba utavuga ngo ndi igikara cyane, ukaba utavuga ngo hano hari ikinyenyanza, ngo hari iki. Ibyo ngibyo birafasha cyane kuba uri umugore wifitiye icyizere, kubera yuko ibyo bituma ushobora haba kwiyambura imyenda yose, haba gukora n'utundi tuntu dushobora kuba twashimisha uwo mubana. Ibyo ngibyo byose bikora utijena, kandi ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kumushimisha cyane, ndetse binagufasha kuba wakora n'utuntu dushobora kumukururira kugira ubushake bw'igikorwa igihe kitaratangira. Hanyuma ikindi ni uko iyo wifitiye icyo cyizere nyine, iyo umubiri wawe wemera, iyo wumva nta pfunwe, nta kimwaro, uba ushobora kumureka akagukorakora, uba ushobora kureka mukaba mwakora ako kazi itara ryaka, uba ushobora kuba wisanzuye nyine, hanyuma ibintu byose mukagerageza ibintu n'ibindi. Hanyuma icya gatatu, uyu mugore ikindi akora kigafasha cyangwa se kigashimisha uwo bashakanye, ni uko nawe agira uruhare mu gikorwa. Nkuko nari nabitangiriyeho, akaba atari wa mugore ureka umugabo agakora akazi kose, ahubwo akaba ari wa mugore ushobora kugira uruhare mu gikorwa, ntiyumve yuko ibintu byose bireba umugabo. Hari igihe nigeze kuvuga ngo ushobora kuba ari wowe uyu mugoroba watangiza gahunda, kuyitangiza mwaba muri mu rugo, cyangwa se kuba ufite ukuntu wateguye icyumba, witeguye ko uwo munsi muri bukora akazi ka danje, ka seriye, cyangwa se kuba wanabitangiye hakiri kare niba mukiri ku kazi. Utumesaje ushobora kohereza tumubwira yuko wumva noneho uyu munsi noneho ufite ukuntu ushaka ibintu mu buryo budasanzwe. Ibyo ngibyo byose nibiba bishobora gutangira kumutegura mu mutwe hakiri kare,
kandi kubitangiza nk'umugore bishimisha umugabo cyane, ntumuharire ko buri gihe ari gutekereza ngo iki gikorwa kigomba gukorwa. Hanyuma icya kane, mu byo umugore ashobora gukora bikaba byashimisha umugabo cyane, bigatuma yumva koko afite akanyamuneza n'ubushake bwo gukora igikorwa, kuko iyo ubitangiranye bituma biza kukumerera neza kurusha ibindi, kuko kiriya gikorwa kiba mu mutwe kurusha ahandi hantu hose. Ni ukuba ntacyo bigutwaye guhindura ahantu, kuko ubusanzwe usanga ari igikorwa gikorerwa mu cyumba cy'abashakanye, kandi akenshi ugasanga n'ubundi ari igikorwa noneho gikorerwa mu buriri nyirizina, ugasanga ntabwo abashakanye bahindura ngo bajye ahandi hantu, cyangwa se niyo mwaba mukiri mu cyumba ariko ngo muhindure icyo gikorwa mugikorere n'ahandi hantu hatandukanye hatari ku buriri gusa. Iyo rero ntacyo bigutwaye nk'umugore kuba ahantu hahinduka, ntimugume muri iyo rutine cyangwa se muri ibyo ngibyo bimenyerewe, ibyo ngibyo biba ari ibintu byiza cyane, kuko uba ushobora kuba wafasha uwo mwashakanye mukaba icyo gikorwa mwagikorera muri salo, mukaba mwagikorera mu gikoni, mukaba mwagikorera mu bwogero, mukaba mwagikorera muri jaride. Reka tuvuge yuko mufite igipangu, kandi igipangu cyanyu cyizewe gifunze ku buryo muzi yuko nta muntu uri bubatungure. Hashobora kuba ari ku manywa y'ihangu cyangwa se hakaba ari nijoro, muzi neza yuko nta muntu ushobora kubatungura, nta n'umuntu uri bubabone. Ni ibintu bishobora kubabera byiza cyane. Niba mutarabigerageza mukaba mwari mugikorera icyo gikorwa ku buriri gusa, reka nkubwire ngo muzagerageze n'ahandi hantu, ndetse hatari mu nzu gusa, niyo haba ari hanze, ubundi mwumva ukuntu ari ibintu bihita bihinduka nk'aho bidasanzwe kandi ari ibintu mwari mumenyereye. Hanyuma umugore ushimisha umugabo mu buriri ni wa mugore wambara imyenda y'imbere imubereye, ya myenda yawe y'imbere ikubereye ku buryo na cya gikorwa nyirizina n'ikijya gutangira udatinya kuba wakuramo inyuma, cyangwa se umugabo yagufasha kuyigukuramo, bityo ukaba uzi yuko namara kuyikuramo usigara uri umuntu uri sexy, koko wa muntu yifuza kuba yabonana nawe, apana kuvuga ngo wambaye ibintu byakwedutse cyangwa se bidafite gahunda, bya bintu nawe abona, cyangwa se akaba atanirirwa avuga ngo wakwikuramo wagira gute, kubera yuko ibyo ngibyo byose biba ntacyo bimubwiye, cyangwa se biba bisa naho bitamukurura, ahubwo bishobora kumukupira ubushake. Iki rero, iki kintu cyitwa imyenda y'imbere ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko kigira uruhare mu kumwongerera bwa bushake buzamuka mu mutwe, noneho bigatuma igikorwa aza kugikora akishimiye, agishaka. Hanyuma icya gatandatu, reka nkubwire ngo menyera kwerekana ko urimo kunyurwa. Kuvuga ngo umugabo wawe agukorera ibintu byiza, ugasanga ariko ntazi kumenya niba koko ibyo bintu ari byiza. Kwerekana ko urimo kunyurwa bishobora gukorwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, kandi nabwo bukwiriye kubaho buri gihe, nuko niba murangije gukora igikorwa ukaba wakishimiye koko, ukwiriye gushimira, ukamubwira uti wakoze cyane, nanyuzwe. Kandi uyu munsi waba wanyuzwe birenze, ukavuga uti noneho nanyuzwe birenze. Hanyuma kandi uyu munsi waba wumva ari ibintu bidasanzwe, ku rundi rugero ukavuga uti ntibisanzwe. Rimwe na rimwe wakumva uyu munsi mwanyujijeho gusa mwihuta, ntiwirirwe umushimira, kugira ngo nyine amenye ko uwo munsi mwanyujijeho mwihuta, ariko akaba azi yuko igihe yakugereye ku ngingo hari ukuntu umushimira. Ibyo rero biba ari ingenzi cyane. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri, nari maze kuvuga ngo ni mu buryo bubiri. Uburyo bwa kabiri noneho ni ukwirekura mu gihe muri mu gikorwa. Niba wumva ushatse gusakuza, why not? Ushobora gusakuza. Niba wumva ushatse, sinzi niba ari ukurira, niba ari ukugira gute, niba ari kumufata ukamukomeza, niba ari ibiki, donc akamenya ngo igikorwa mugezemo hari ahantu kikugereye, kubera yuko hari bimwereka yuko ugeze aho hantu. Ntabwo ari ngombwa rero ko wifata cyane ngo ibyo ngibyo, ibyo bimenyetso bindi byari bigiye kuza ubifate, bireke bisohoke, bireke bijye hanze. Akaba ari nacyo kiba cyiza cyane iyo murimo mukorera iki gikorwa ahantu mwizeye yuko abana batari bubumve, niba mwarabyaye mufite urubyaro, umukozi wo mu rugo niba mumufite muzi ko atari bubumve, abashyitsi niba bahari, icyo gihe mukaba muvuga muti uyu munsi bw'abashyitsi bahari ntabwo turi bujye muri ibyo byo kwirekura cyane, ariko nyine mukagira cya gihe cyo kwirekura. Buri gihe ntibizabe ibintu byo kwifatafata, byo kutagira gahunda, cyangwa se byo kutageza aho umuntu ashaka buri gihe, kubera ko hari ibyo mwikanga kenshi. Icyo nasohorezaho rero ni ibyo ngibyo bitandatu nari mvuze.
umugore ashobora gukora bigafasha uwo bashakanye cyane cyane. Ariko icyo nasorezaho, reka nkubwire ngo sukura icyumba cyawe. Sukura icyumba cyawe kuko ariho iki gikorwa kibera kenshi cyane gashoboka. Nari navuze ko mushobora gushakisha n'ahandi, ariko aho ngaho ho niho h'ingenzi, niho muba buri gihe, niho murara buri gihe. Gisukure ku buryo nakinjiramo yumva koko ameze neza, yumva koko yishimye, yumva koko ageze mu rugo rwe. Apana kuhagera. Ubushize hari ikiganiro twigeze gukoraho, hanyuma umukunzi umwe w'icano atwibutsa ukuntu ushobora kuba ufite akabebe kanyara buri kanya. Ubu dufite amahirwe yuko habaho amapampesi, ariko ugasanga amashuka aba yuzuye inkari z'umwana, ugasanga ahora anuka, cyangwa se no muri saro hose zigeramo. Ugasanga wa mugabo ahari adashaka kuhaba, cyangwa se akaba yakwiga ingeso yo kuzajya ataha atinze, kwaba ari ugutinda mu kabari cyangwa ahandi hantu, kugira ngo yibuze bya bindi aza kubona mu rugo adashaka. Ibyo ngibyo rero bikemure, ubundi icyumba cyawe gitunganye. Hanyuma ugerageze ibyo ngibyo nari maze kuvuga bitandukanye, bituma koko ubona agaragara nk'umuntu ufite ubushake, haba kwemera guhindura uburyo musanzwe mubikoramo, ntimuhore mubikora nk'uko mubishaka. Icyo cyari icya mbere. Haba ari kuba umuntu wifitiye icyizere, ushobora kuba wakwikuramo, wamurekaga gukora ahantu hose, wakora ibintu itara ryaka. Haba ari kuba nawe ubwawe ugomba kugira uruhare mu gikorwa. Icyo cyari cya gatatu, kuba uri umuntu ushobora kugira uruhare mu gikorwa. Hanyuma haba ari kuba ntacyo bigutwaye guhindura ahantu hakorerwa igikorwa, ntikigume mu cyumba gusa, kandi haba ari ku manywa cyangwa se nijoro. Icya gatanu twabonye kwambara imyenda y'imbere myiza ishobora gutuma uwo mwashakanye yishima kurushaho. Hanyuma tubona n'icya gatandatu cyo kwerekana kuri urimo kunyurwa mu buryo bwawe, apana kwigana abandi, ariko mu buryo bwawe, ariko umuntu akabona ko kuko wanyuzwe. Hasigaye video rero yerekana ngo noneho se umugabo we niki yakora umugore akanyurwa. Ndabizi yuko abagabo muvuga ngo mwamuzi icyo gukora, yes, ariko ntabwo byakubuza yuko ibyo nzakubwira bishobora kuzagufasha cyane cyane.